Bakunzi ba televiziyo Icyagire, mwiriwe, aho muri hose, abari mu Rwanda, abari muri Afurika, abari i Burayi, muri Aziya no muri Amerika, nk'uko nabivuze nsanzwe mbivuga, hose ndabizi ko muhari. Iyo mbirebye muri statistique ndabibona ko abakunzi b'ino televiziyo hose bahari ku isi. Mbere y'uko dutangira, abatarakora subscribe nabyibutsa gukora subscribe, kuko ino channel Imana yamaze kuyihindurira amateka. Ni igikoresho cy'Imana, kugira ngo inkuru nziza mu mpande zayo zose ikomeze kutugeraho, ariko mu buryo buduhindurira amateka, buduhindurira ubuzima, cyane cyane duhereye mu myumvire. Murakomeza kwihanganira inkorora yanjye, ntabwo irakira neza, ariko iri kugenda ikira, kuko mu minsi yashize ntabwo ari uko byari bimeze. Iyi channel ngomba kujya mbabwira ibintu ni ukubaparitaja ko nanjye byampinduriye amateka, ariko si njye njyenyine, kuko hari ibyo mba nahuye nabyo mu buzima bwanjye, ariko hari n'ibyo tuba dusoma n'ibitabo, ntabwo ibintu biba byimejeje nyine, biba bifite aho byaturutse. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuri topic ishimishije. Buri munsi ni topic zishimishije. Iragira iti kuki abagabo benshi bacunga abagore basinziriye bakabona gutaha, bishima bari inyuma y'ingo zabo. Kambabwire tutabeshyanye, ngewe nta rugo mfite, nta mugore mfite, nta n'abana mfite, nta n'umwana mfite, ariko experience yarabinyeretse. Nasomye ibitabo, ariko nanaganira n'abandi, abadamu turaganira n'abagabo turaganira. Urabona ko ndi mukuru, ntabwo ndi gupfundura amabere. Rero tuba tuganira. Akenshi abagabo bamwe na bamwe iyo bavuye ku kazi, abanywa inzoga bahita bajya aho nyine ziba ziri, bakajya gusoma kuzinywa nta kibazo. Ariko bamwe muri bo hari igihe ataba ari uburyo bwo gusabana n'abandi gusa, cyangwa gushira inyota, ahubwo ari ukugira ngo amasaha yicume, aze gusanga nk'abana basinziriye n'umugore basinziriye, aryame, azabyuke mu gitondo kare nka 10:30, 11:00 agenda. Kubera iki? Hari n'abandi bishima, hari abantu tuba twaragiye tuganira batandukanye. Umugabo yaba ari we mu rugo, ukabona ari intare, ukabona nyine ari igisimba, ukabona nta mahoro ahari, usibye kuba ateza umutekano muke mu bandi bari kumwe mu rugo, nawe ubwe nawe awiteza, ukabona nawe nta mahoro afite. Ariko yasohoka ukabona abantu banze bamufata nk'umuntu mwiza, nk'umwana mwiza, akabaha keya, akabashimisha, nyine bakamera nk'aho bishimye, igisa no kubashimisha. Ariko iwe ugasanga nta kigenda. Kubera iki? Icyo kibazo kirakomeye kugisubiza. Kugira ngo nzabashe kugira icyo nkivugaho, nasomye ibitabo byinshi, nibuka n'amateka, nanaganira n'abantu bakuru. Niyo mpamvu nyine nje kugira ngo tubisangire, tubisharinge. Kugira ngo tugisubize, hari ikintu tugiye kubanza kumvikanaho. Navuze ngo abagabo bacunga abagore. Urumva ko iyo hajemo abagabo n'abagore hahita hazamo urugo nyine. Ubundi urugo kugira ngo rubeho, nyine urugo n'umugabo n'umugore n'abana, ariko niyo bataranabagira nabwo aba ari urugo. Hari n'igihe batanabagira. Umugabo n'umugore ntabwo baba bavukana, ntabwo bari mushiki umwe cyangwa umusaza wundi, nta nubwo bari mubyara we cyangwa ari iki, ariko baba barabaye. Tuvuga ko bahujwe n'urukundo. Ariko ngewe muri experience yanjye nasanze, ngiye kubasobanurira, tujya twiteranya ikintu bita urukundo n'irari.
kandi ibyo bintu iyo utabyumva neza, icyemezo uba uzafata gishingiye ku myumvire yawe itari seriye kuri ibyo bintu byombi mvuze, ibizakugiraho ingaruka zitari seriye. Nta kintu kitagira ingaruka. Ingaruka burya hari mu gifaransa bavuga avantage na desavantage, byose ni ingaruka, ariko bimwe biba ari bibi ibindi ari byiza. Ubundi ugomba mu mibare kera twiga muri segonderi icyo bitaga ngo definisiyo. Iyo utazi kudifayininga ubuzima ugiye kujyamo, utazi niba ugiye wari uri muri etat célibataire ukaba ugiye kujya noneho mu kindi cyiciro, ariko utasobanura icyo kintu ugiye kujyamo icyo ari cyo, utazi kugisobanura, cyangwa n'icyo ugiye kuvamo nacyo utazi kugisobanura, donc utava aho ujya aho uva n'aho ujya, biba bigomba kuzakugiraho ingaruka zitari nziza. Kera hari ubuzima nigeze mbamo bujyanye n'abihaye Imana. Hari umupadiri watubwiye ukuntu ngo yigishaga abantu bari kwitegura gushyingirwa ku bana nk'abashakanye, noneho abaza umwe muri bo ngo kubera iki wahisemo nyine ugiye kubana n'uriya kandi ukaba ugiye kubikora ubu ngubu. Aramusubiza ati ni uko nyine abantu bageze mu myaka nanjye ngezemo ariko babigenza. Urumva ko yari agiye kubikora kubera ko abantu bageze mu myaka agezemo ariko babigenza. Iyo mpamvu se ubwo iratunganyira? Iyo mpamvu ishobora kuba itari seriye kandi biba bizakugiraho ingaruka. Hari n'undi mupadiri ugeze atubwira, yari agiye gushyingira abantu, bari abageni 11, ubwo ni ingo 11 nyine. Afatamwe umwe aramubaza ati rero reka nkubwire, ndabizi neza ko uri umukristu wabatijwe, wahawe n'andi masakaramento menshi, wasabye na penitensiya, udashobora kutubeshya. Mbwira muri abakobwa bose bari aha ngaha 11 umwiza kurusha abandi. Aramubwira ati uriya wo ku ruhande w'inzobe. Birasekeye. Kandi uwo ngo nyine ntabwo ari we wari uwe, ntabwo ari we yari yaje gushaka gushyingiranwa nawe. Rero icyo nshaka kuvuga, iyo yari introduction, tujya twitiranya icyo bita urukundo n'irari. Mu gifaransa irari babyita, hari icyo bita irari, ntabwo ari instinct sexuelle gusa, ariko mu biri contexte yo kubana, icyo bita instinct sexuelle. Instinct sexuelle tuzitiranya n'urukundo. Bamwe mu bahungu cyangwa abagabo, abantu b'igitsina gabo, iyo abonye nk'umukobwa cyangwa umudamu akabona nka kimwe mu bice by'umubiri we, akavuga, ashobora gutangara akavuga ati uriya afite amaguru meza, uriya afite ibi byiza gutya, ati ubwo namukunze, ubwo ndamukunze. Kandi n'irari aba amugiriye ntabwo aba amukunze. Urukundo n'irari biratandukanye. Kugira ngo tubyumve, ngiye kubaha ikigereranyo kiri bizarre. Ko ni kiri bizarre, urabishaka aracyita bizarre, ariko ushatse wanabyita ko bitari bizarre. Muri filozofi, definisiyo y'umuntu, l'homme est un animal raisonnable. Umuntu ni inyamaswa ariko ifite raison, itekereza, ifite ubwenge, ariko d'abord ni inyamaswa. Kandi mwibuke ko inyamaswa iri hano ku isi ntabwo ari umuntu wenyine, hari n'izindi nyamaswa, hari inka, hari ihene, hari intama n'ibindi byinshi. Mwese les animaux, twese abagize les animaux, hari classe, hari ukuntu bazi classifying nyine. Les mammifères, les oiseaux,
les batraciens, les reptiles, kwa kundi twabyize muri siyansi. Kandi buri nyamaswa ukuntu uhoraho yabigennye, ukuntu iba ifite ukuntu iteye biyitandukanya n'indi. Iziri mare n'iziri femere biratandukanye, iz'igitsina gabo n'iz'igitsina gore biratandukanye. Ubwo umuntu tugiye kuba tumwambuye ubwenge bwe, tubanze tumufate bunyamaswa nk'izindi nyamaswa zose. Ibyo bindi turabigeraho nyuma. Muri kimwe kiranga inyamaswa, mu bintu biranga inyamaswa z'igitsina gabo de sexe masculine, n'umuntu arimo ku bijyanye na sexualité, bakadufata ingero ebyiri ziri bizarre. Uzareba ikimasa, mwese muzi ikimasa. Ikimasa iyo kibonye inyana buri gihe kiba gishaka kuyibangurira. Kiba gishaka kuyibangurira buri gihe. N'isekurume iyo ibonye ihene de sexe opposé b'inyagazi bishaka kuyibangurira. Kiriya kimasa cyangwa iriya hene iramutse yihandagaje ngo burango iranyana cyangwa iranyana cyangwa iranyagazi ntayikunze, cyaba kibeshye kuko ni irari. Ni instinct sexuelle, niko nyine natire yabigennye. Ariko mwibuke ko inyana, izo nyana n'izo nyagazi zo ntabwo buri gihe zibyemera. Hari icyo bita kwa kundi tuvuga ngo inka yarinze cyangwa ihene tugiye kuyibanguriza. Mu gifaransa babyita ovulation mu cyongereza. Iri muri icyo gihe nibwo ibyemera, ikindi gihe ntabwo ibyemera. Ubwo nayo iramutse rero iri muri ovulation, iyo hene cyangwa iyo nka ikahita ibyemera, ikavuga ngo ubwo nanjye nakunze ikimasa, yabitubeshya. Kuko nayo ni izindi mbaraga ziri kuyikoresha, ntabwo uzi ukuntu byagenze. Murabyumva. Aho turi kugana muri kugenda mwumva gake gake. Muri kugenda mwumva gake gake. Abantu benshi bitiranya instinct sexuelle n'urukundo, irari n'urukundo. Mu by'ukuri irari ntabwo ari ribi, kuko ntabwo umuntu ararikira igitsina gusa, hari n'ibindi turarikira, ubutunzi. Donc hari ikintu cyitwa conservation, autoconservation Imana yadushyizemo cyo kwirwanaho. Ni ngombwa. Ahubwo kubikoresha nyine mu gihe cyabyo, kuba wareba umuntu yubatse inzu nziza ukayifuza, kuba wareba umukobwa mwiza ukabona ni byiza ukamwifuza, umuntu afite amafaranga ukabona ni byiza ukabyifuza, ibyo nta kibazo. Undi afite ubwenge mwigana ukabona ni byiza, nta kibazo ibyo ngibyo. Ahubwo uburyo ubigeraho, kuko ibyifuzo instinct, icyo bita ama instinct ni moteur de développement. Hari umuntu ugeze ahimba indirimbo ivuga ngo dutsindire, ngo Mana ngo dutsindire ibyifuzo by'umubiri byo muri iyi si. Uzi Imana iramutse idutsindiye ibyifuzo by'umubiri, hahita hashya. Imana igutsindiye ntuzigere unasenga iryo sengesho. Ibyifuzo by'umubiri ubwabyo ntabwo ari bibi, ahubwo wowe uburyo ubikoresha, ko niyo moteur de développement, nibyo bituma dukora, abantu bagatera imbere, ibihugu bigatera imbere, isi igatera imbere muri rusange. Ko twaremeye gutera imbere no guhindura isi nziza kurusha uko twayisanze. Ariko isi ya mbere ni wowe ugomba kwihindura mwiza kurusha uko wisanze, umuryango wawe, umurenge wawe, akagari kawe, igihugu cyawe, umugabane wawe uri. Rero instinct ntabwo ari mbi, instinct sexuelle mutaza kuyifata nabi ngo ni mbi, ngo kuba ngo ureba ngo umukobwa mwiza cyangwa ngo indi nyamaswa ireba indi de sexe opposé ikayirarikira, ntabwo ari bibi, kuko uhoraho yabigeneye icyo bita procreation, kororoka, nabyo birakenewe. Ahubwo kubikoresha mu gihe cya nyabyo n'uburyo bigomba gukoreshwa nicyo cy'ingenzi. Ariko ntabwo natandukiriye, turi ku ngingo yo kubyitiranya n'urukundo. Tugarutse kuri topic iravuga ngo kuki abagabo benshi bacunga abagore basinziriye bakabona gutaha, cyangwa bishima ari uko bari hanze y'ingo zabo.
hari igihe nyuma yo gusobanukirwa ibyo mbabwiye, hari igihe umuntu areba umukobwa runaka akavuga ngo kubera ko yamubonye bimwe mu bice by'umubiri we ngo akabona bisa neza ngo ari inzobe cyangwa ari umukara mwiza, ngo ubwo ngo yamukunze. Reka reka, ntaho bihuriye. Aho ntawe uba utandukanye n'ikimasa n'ihene n'isekurume byose. Urukundo ruri beyond, ruri hejuru y'ibyo byose. Urukundo nyarukundo ruri universel. Urukundo nyarukundo ni nk'urwo Yezu akunda kiliziya ye. Aimer c'est souffrir. Gukunda ni ukubabara, kugira ngo isengesho rya Mutagatifu Francisco wasize iravuga ngo seta iyo witanze nibwo ubona, donc iyo ukunze nawe nibwo ukundwa. Ariko urukundo hazamo ibintu byo kubabara, kandi ibyishimo bikomotse ku rukundo biba biri sustainable. Ni ibyishimo birambye kurusha bya bindi bikomoka ku irari. Iby'irari byo birarangira, tuvuge irari ry'ibiryo. Iyo umuntu wese ariye iyo uriye sumara nk'isahani ugahita wumva urahaza ukumva uranabyanze, ariko mu kanya ukongera ugasonza. Cyane n'ibyo bindi twavugaga. Ariko ibyishimo bikomotse ku muntu wagiriye neza, umuntu wagiriye neza ari nko mu kibazo ukamufasha akakivamo, bihoraho, byo ntabwo bijya birangira. Urukundo rero, urukundo aho rutandukanye n'irari nyine. Irari ryo ni ibintu biza, ari ibintu biri gushashagirana, nyine biri aho ngaho byikoresha, biri independant de notre volonté, nta no biba bihuriye n'ubushake bwawe. Hari akantu bajya bavuga ngo muri gatigisimu ngo umuntu acumura ryari igihe yitandukanyije n'Imana agakora ikibi abizi kandi abishaka. Este biriya bituvuze by'amarari akenshi ni ibintu bigukoresha, biri aho by'imbaraga zigukoresha. Ariko urukundo ntushobora gukunda nabwo utabizi kandi utabishaka. Ntabwo bishoboka. Kandi output, umusaruro ubuzi nyine ko hari ibyo wigomwe biri bishashagirana kugira ngo ugere kuri byandi by'inzira y'umubabaro, ariko biguha ibyishimo bihoraho. Abagabo benshi nyine muri no minsi gushashagirana kwa amafaranga umugore afite, cyangwa n'ibyo tubavuga byo ku mubiri, ariko iyo umaze kubigeraho ubona ko atari byo mu by'ukuri wari ukeneye. Hari akantu nakundiye kiliziya, njye nize mu iseminari nkuru. Iseminari nkuru ubundi iyo ugiye kwiha Imana, ugiye kuba padiri, bavuga ko ibintu byose ugomba kubyita umwanda kubera ingoma ya Kristo. Noneho barabanza ibyo bintu bakaguha ibintu koko, bakaguha ibintu, baguha ibiryo, ibyo abantu bakunda ibiryo, bakaguha aho kuba heza, bakaguha imodoka, bakaguha n'ikuzo bakariguha. Iyo umaze kubibona ugakomeza ukahaguma ukahakunda, ubwo nyine ubwo biba ari iby'uburi seriye. Ariko hari umuntu ushobora kuzamo hari ibyo yahunze kuko nyine yabibuze agiye kubishaka, iyo amaze kubibona ahita abona ko ari byo yari akeneye, akavuga ati ahantu ntabwo ariho ngomba kuguma. Kuko umuntu waje yari asanzwe abifite, aba yabyigomwe nyine, aba yabyigomwe kubera ikindi gifite agaciro kurusha ibyo ngibyo, ingoma ya Kristo, kwitangira abandi. Ariko kwitangira abandi ntabwo babitangira gusa bari hariya, no mu rugo umugabo nawe yitangira umugore, n'umugore nawe akitangira umugabo, byose hose birakora. Kuko n'abo basaseridoti n'ababikira turi kuvuga bihaye Imana ntabwo babaho nyine umuryango utabayeho, umuryango ni wo wa mbere. Rero icyo nashaka kuvuga, abagabo bagomba kumenya ko ibintu byinshi bipfira mu mahitamo bagize. Abenshi bitira nyirari n'urukundo, ukagira ngo umukobwa aramukunda kuko irari ryo riri universel. Kuri ikimasa kibona
navuze kibona inyana kirashaka kuyibangura cyangwa isekurume, umugore wabibonyeho n'undi wese n'undi wese wabona apfa kuba nawe ameze gutyo nawe byakora. Niyo mpamvu icyo gihe ataba ari mu rugo, aho aba ari nawe bafite ibindi biri kumushimisha yenda bijya kumera gutyo cyangwa bifitanye isano cyangwa byerekeza aho ngaho. Ariko iyo ari urukundo, uba ufite ikintu wamukundiye. Reka tuvuye ku rukundo none. Urukundo rero, urukundo ni pasiyo. Aba ari pasiyo, passion, pasiyo se urukundo rurarenze. Ubu ngubu turaruvuga gutera. Reba nk'urugero nk'ubu nkanjye nkunda umuziki. Nk'ubu nk'ahantu hatari umuziki sinahaba. Umuziki niwo umpa ibyishimo koko. Buriya n'igihe nigaga haba muri primaire, haba muri secondaire, no muri kaminuza, no muri grand seminaire, nabonaga amanota ntagombaga kubona kubera ko umwanya munini nkumara kuri uwo muziki. Nkumva nyine ari wo ngomba guha umwanya, ari wo umpa ibyishimo kurusha ibindi byose. Umuntu rero, umuntu ukunda aba ameze nka gutyo. Uba uri muri iyo eta yo kumva uwo muntu. Reba kuriya kuntu Imana yavuze ngo umugore ni urubavu rw'umugabo. Ni ukuvuga umugore aba ari urugingo rwawe. Ni ukuvuga ni ikintu uba wabuze kugira ngo wuzure. Nk'ubu nanjye ntafite umuziki ntago naba nuzuye. Rero umugore wawe akwiriye kuba ari uko nguko, warahimuhisemo ibyo wabyitondeye. Iyo utabyitondeye nibwo nyine bijyanye maze kuvuga bikubaho, ukagicunga amaze gusinzira, ukajya wataha kugira ngo ugere yasinzire uhite ubyuka saa 10 n'igice ugenda ku kazi, ntimuzigere muhura na rimwe. Cyangwa ujye wishima ari uko utari mu rugo. Ahubwo umugore, nyamugore wawe ugukwiriye, kandi ibindi kuvuga bibaho, hari amafamiye wabibonamo. Ahubwo iyo utari mu rugo rwawe ntabwo ushobora kwishima. Ariko ntabwo ariyo fagiteri yonyine, hari n'izindi fagiteri zituma abantu babana mu buryo batagombaga kubana. Muri no minsi ngo haje n'iterambere n'ibiki byose, hari n'abana n'abandi atari ukubera ngo iryo rari, kubera ngo amafaranga, ukamukundira ko afite amafaranga wowe utayafite, kwa kundi twavuze ko umuntu ajya kwiyimana ahunze ibibazo, nawe ukaba uhunze ibibazo by'ubukene kugira ngo uwo muntu abe ari uzabugukiza. Cyangwa kubera ko wabuze undi ugukunda, kubera ko uri mubi, icyo twe twita babi hano ku isi, ukapfa gufata ubonye ariko utamukunda, nabyo biba bizakugiraho ingaruka. Aho kugira ngo ubikore gutyo wamera nka Paul Mutagatifu, wabyihorera, kuko biba biza output bizaba mbi. Rero umwanzuro, nshuti bakunze ba televiziyo y'Icyaha Gihire, abakunzi b'ikiganiro cyanjye, ikintu nababwira, umwanzuro, twigire gukunda kuri Yezu. Yezu niyo tugomba kwigiraho niba uzi gukunda koko. Akitangira abantu akababara kugira ngo bishime, ariko nawe nyuma ashimishwa nuko twishimye, yaduteye ibyishimo. Uwo muntu muzakundana, muzabana, ugomba kuba d'abord umufite pasiyo, kandi iyo umufitiye pasiyo uramwitangira. Nk'ubu ngubu inanga yanjye yapfuye, piano yanjye mfite hano nkoresha ipfuye, cyangwa gitari bakambwira ngo umuntu urayikiza aragira usizi, najyayo, kandi amafaranga natanga sinababara, n'umunaniro nagira nta kintu byantwara, kubera ko nyikunda. Kandi iyo maze umwanya ndahantu ntari kuyikoraho numva mbabaye. N'umugore nuko bikwiriye kuba bimeze, noneho byirushijeho kuko ni umuntu we arusha agaciro ibintu. Rero ndeka kubarambira, murakoze, naho ubutaha nta ejo. Ariko hari umuhanzi witwa Oreste Niyonzima yahimbye indirimbo yitwa ngo twigishe gusenga. Njye nahita amubwira ati azahimbe indirimbo yitwa ngo twigishe gukunda. Nicyo narangiza musaba. Sawa, murakoze, ubwo nta ejo.